Karasira twaraganira inshuro nyinshi Karasira mara tukavugana ibintu mu kuvuga ngo rero kuvuga ngo kugampa interview naramufungishije kandi dukora inkuru zinenga ubuyobozi mu nzego zitandukanye iyo washaka yose umuntu wese yajya muri commentaire akambwira ngo zana link y'inkuru inenga abayobozi mu nzego local government igisirikare police izo nkuru zose turazikora u Rwanda ni igihugu kibamo ibyaha turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza abadukurikiye kuri PRIMO Media Rwanda amahoro turi kumwe na Theo benshi bamwita Theo Ukwezi yaje kugenda bite kugira ngo Theo Manirakiza ahinduke Theo Ukwezi so no guhuza izina na brand ibikorwa akora nta kindi gihambaye kibirimo tugiye kuganira rero kuri ritangazamakuru ryifashisha imbuga nkoranyambaga ni itangazamakuru rigenda ritera imbere mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi ariko abantu bakaryibazaho bamwe bakavuga bati rikora abanyamakuru abanyamwuga abatari abanyamwuga riratobera itangazamakuru risanzwe Theo wowe bibona ute itangazamakuru ugiye ukarana mu myaka yatambutse rihora ririmo ibyiciro byose by'abantu ugiye ukareba na print ugiye ukareba ibinyamakuru ndetse n'ibitangazamakuru ku isi yose mu ngeri zitandukanye biba mu byiciro bitandukanye nko kuri internet ama website hari ibyo bita ama tabloid araba ku isi yose ugiye ukareba TMZ muri Amerika ukuntu ikora inkuru z'imyidagaduro itandukanye no kwasanga Daily Mail zikora bo usanga harimo ikintu navuga ngo cy'umunyamwuga bukeye ariko bikarasa kuvuga ngo ni tabloid ubu bizi yuko uburyo bw'imikorere yabo atari website iri navuga ngo ikora amakuru ari mu buryo buri serious ikurikiza amahame y'umwuga w'itangazamakuru so ntekereza rero yuko ibintu ntabwo ari bishyashya itangazamakuru mu bihe byatambutse no muri ibi bihe nubwo wenda aho ikoranabuhanga riziye kubera ikoranabuhanga nyine ibintu biranihuta no kubikora bigira impact kubera ko ni ibintu bikwirakwira ku isi yose mu kanya gatoya ariko ngiye nkunda n'abantu bakora mu buryo butari kinyamwuga mbakundira ntabwo ari mu itangazamakuru gusa mbakundira yuko bituma abanyamwuga bagaragara neza niyo uri umumotari iyo uri umumotari ukora akazi k'ikimotari nabi ugakora neza ari distinga ku buryo umuntu wese umubonye avuga ngo uriya muntu akora neza umwuga w'ikimotari akazi kose rero ukora nabi akenshi uba uri kwitobera ariko uri no kubrandinga bagakora neza kubera ko abandi uzumva umuntu umuhaye service akubwira ngo wesha ntabwo uri nka kanaka na kanaka umuntu rero umuntu ukora ikintu ngo kanaka na kanaka bivuga ngo kwa kuntu wa muntu akora nabi biba bikongera amanota gukora neza so ntabwo ntekereza ko ngewe nacibwa intege nuko ari abantu bakora mu buryo butari kinyamwuga cyangwa se bashaka kwangiza nkuko mu Rwanda ba YouTubers abantu bakora kuri YouTube muri imyaka biroroshye muri imyaka biragenda byoroha kuko mu myaka nk'ibiri ishize watumiraga n'umuntu akubwira ngo bya bintu byanyu bya YouTube ukumva arabisuzugura so n'ubu hari ababisuzugura bitewe n'ibintu bica kuri YouTube bitewe n'abantu batambutsaho ibiganiro bitewe na style babikoramo ariko nanone hari abakibikora neza bituma abantu babiri bashobora gutumira umuntu wenda tuvuge n'umuyobozi umwe akamwemerera undi ntamwemerere bigendanye nuko azi ubunyamwuga bwe cyangwa se azi ibintu byabikora biri ku murongo hanyuma ibyo byiciro byo kuvuga ngo umuntu ashobora gutumira umwe akamwemerera undi ntamwemerere byo ubwabyo uri kubishingira ku mahame y'umwuga ntabwo birenzaho biraharenga kubera ko hariho n'ikintu cyane cyane nk'ibinyamakuru bitambutse inkuru zifite aho zihuriye n'imiyoborere y'igihugu politike n'ibindi urabizi mu ngeri zitandukanye ugenda usanga hari abantu bashyiramo ibintu by'ubuhezanguni so ukumva ko buri wese kubera ko bazi ko atambutse inkuru imeze gutya aravuga ngo buriya wowe ushaka kunjyana muri uyu murongo akaba yavuga ngo rero hariho n'ikintu cy'uko hari n'uvuga ngo kubera ko utumira kanaka na kanaka batazambona mu ndorerwamo yabo icyo cyo ngewe numva ko ni imwe navugaga byakabaye byiza ugiyeyo ubu ukavuga ibitandukanye nawe iyo platform hari abantu bajya bavuga ngo iyo Imana yaguhaye umugisha n'umwanzi wawe arakurwanirira so ntekereza ko ubonye platform y'umuntu ubona ko akora nabi uwo ukavugiraho ibyiza kiri kufite imyaka ataza kubitambutsa ariko ubundi ntekereza ko uretse abantu bafata umurongo
utari witangazamakuru kuko nabyo ni ubunyamwuga navugaga ko guheza inguni nabyo ntago biri professional mwuga w'itangazamakuru. Hanyuma Theo, urabona hari abantu mu bihe bitandukanye cyangwa se mu myaka ishize twebwe nk'aba YouTubers twajyaga duha interview kuri ubu bakaba bafunze. Ndatanga urugero Dr. Christopher Kayumba, ndatanga urugero Cyuma Hasani, ndatanga urugero Rashid, ndatanga urugero abo bose n'abantu wagiye uha interview bakavuga bati kuki abantu banyuze kuri kiriya kinyamakuru cya Ukwezi TV babafunga. Umuntu bivuga ari afite target kandi ikomeye cyane. Ndaguha urugero nk'abo bose umbajije. Karasira twaraganira inshuro nyinshi. Karasira mara tukavugana ibintu ibyo byose akenshi umunyamakuru agusubiza cyangwa se umutumirwa gusubiza bitewe n'icyo umunyamakuru yamubajije. So ibintu byinshi twagiye tuganira ntabwo nakubeshya n'ibyo numvaga bigize icyaha kubera ko nabaga numva yuko ibyo yavuze biremereye nkamubwira no ibi ntabwo ndi bitambutse, ariko si kenshi byabaye kubera ko yamaze kumva ko uyu munsi utabitambutse ejo we ntabwo abihavugira, abivugira ahandi. Hanyuma ejo wamutumira akavuga ngo sindirirwa mbivugira iki se ko n'ubundi atabitambutse. Ujye ukareba Karasira ibintu afungiye birazwi, ni ibintu yavugiye kuri YouTube channel ye, ngira ngo no kuri YouTube channel y'Umurabyo TV. Mu kuvuga ngo rero kuvuga ngo kugampa interview naramufungishije kandi icyamufungishije kizwi niba ikiganiro ubushinjacyaha bukotinga mu rukiko ari cyo acishije ku Murabyo TV, ari cyo acishije kuri channel ye, uravuga yuko nta kiganiro kimwe n'ikino kimwe cya Ukwezi TV umuntu yigeze atabwa muri yombi cyangwa ajya kubazwa muri RIB ngo bambwire ngo aha naho hari ibintu hatangaje. Ahubwo hari umwe muri bo ntaza kuvuga kubera ko y'ibintu biri mu nzego z'ubutabera si byiza ko ndi bumuvuge. Hari umuntu umwe mu batamutsaga ibitekerezo kuri YouTube twaganiriye, nza kugeraho ndamuhagarika kumwakira kuko nabonaga ibyo atangaza iwacu sava, ariko ibyo atangaza ahandi biteye ikibazo. Kugira nawe ikiganiro ariko n'uburyo namuhagaritsemo nabyo ntangiye kubyibazaho, we yarasigaye mpeneye ngo dukore ikiganiro. Ubundi ntabwo bibaho, ngiye ngomba kugutumira kuko ndi interested kugira ibyo nkubaza. Iyo utangiye kumbwira ngo mbaza bitamona ko hari icyo ushaka kuvuga, so iyo motivation yawe ufite ngomba kuyikwesioninga. So naramubwiye rero ntabwo ndabona umwanya umuntu ba mu hanze, reka ne kuvuga igihugu cyo kuvuga igihugu ahantu bakacekeranya. Umuntu ba hanze umwe ntazi agenda afite, nzika gukora n'abantu benshi ashyikira abantu benshi banenga leta, aza kunyandikira ambwira ngo ariko ngo wimye kanaka ngiye kumuvuga, wimye kanaka ikiganiro. Ndavuga wa muntu usabaga ikiganiro afite n'abantu baba hanze babizeranye ko ashaka kunsaba ikiganiro, aza kunyerurira arambwira ngo afite ibitekerezo ashaka gutambutsa, ngo ariko ngo yabonaga ngo Ukwezi TV ari platform nziza yabitambukirizamo. So uwo muntu niba ari muri abo ngabo bavuze, uwo muntu niba ibyaha byose afungiwe, ibiganiro bakotinga yavugiyemo ibyo bintu nta na kimwe cyo Ukwezi TV habe n'iki na kimwe, wabivuga gute? Ahubwo wa muntu umushuka, wa muntu wamujyanye kumukoresha ngo kuvuga ibi ngibi, ndaguha amafaranga nangaye uvuga ibi n'ibi, nyine yavuga Ukwezi TV kuko ari twe twamwangiye, azi ko ari twe twanze gutambutsa bya bitekerezo, akaba ari twabishyiraho, nyamara aho yabitambukije akabizira ntavuge kuko azi ko baramwubashye, bayishyize mu bikorwa ibyifuzo bye. Urebye nyine izo ngero z'abantu nagiye ntanga, nta numwe ukeka ko ashobora kuba yarafunzwe binyuze mu biganiro n'ibibazo wamubajije? Nta numwe, kubera ko nibyo nakubwiye, ubushinjacyaha buri clear ku byaha bashinja abantu batandukanye bavugiye kuri YouTube. Buri clear bukotinga ikiganiro bakamubwira ngo iki cyaha sinzi niba abantu baragiye muri izo manza cyangwa barazikurikiranye, baravuga ngo ku itariki iyi n'iyi nka Karasira atabwa muri yombi, Dr. Managiratseri yavuze ibyo yavuze n'igihe yabivugiye naho yabivugiye. So nta kiganiro cy'Ukwezi TV ne kimwe kirimo, kuko n'ubwo nta kiganiro twigize dusiba byaba ngabo, kuko n'ibintu biriho kugeza uyu munsi nta kigize icyaha kirimo. Yego, hari n'abavuga rero bati ubaza ibibazo bishobora guta umuntu mu kagozi, kavuga bati hari igihe umuntu akubaza harasubizwa n'icyo mubajije, kubera ko niba nta kiganiro cyateje ikibazo cyaciye ku Ukwezi TV, niba igisubizo nta kibazo cyateye, ikibazo cyaba ikibazo gute? Twakavuze ngo uriya muntu kuko ikiganiro cyari cyo cyavuyemo icyaha kigatuma bijya kugenza icyaha, uriya muntu igisubizo yari yatanze yatezwe umutego n'umunyamakuru, ariko nta kiganiro cyacu na kimwe cyakorewemo icyaha ngo bijye kukigenza umuntu muteye muri yombi. Nta muntu urakubwira atyo
abantu wenda bakurikira ibiganiro batari ko biriya mibarize yawe wenda anaguha commentaire nk'inshuti ati bishobora kugwishamo umuntu. abantu benshi bampa commentaire n'abakunda ibyo dukora kandi bashyira mu gaciro, bakunda kwa appreciate ko tubaza neza. kandi ikindi kintu buriya kinakomeye, hari igihe ubwira umuntu ubundi ngo inshuti yawe kugira ngo uyimenye, cyangwa inshuti y'umuntu kugira ngo uyimenye nabo bavugana nabo bakorana, abavuga ibyo ngibyo ntabwo ari abantu bangira inama. barahari bashobora kubivuga wenda nkabyumva babivuga, ariko ntabwo ari abantu bangira inama. bene uwo rero uzi ko azi ko mbizi neza ko atari umuntu nafata nk'umujyanama, nta nubwo akirirwa bimbwira, ashobora kubivuga ku ruhande ariko njye ntiyabimbwira. hari n'abavuga bati kiriya kinyamakuru cyegamiye kuri leta, bakavuga bati wenda Ukwezi TV yegamiye kuri leta, ni gute gikomeza gukora. ndabibona ariko biransetsa bikananshimisha. njyewe ndi umunyarwanda, mfite pasiporo y'u Rwanda, sibyo? hanyuma kampani Ukwezi Media Group Limited yanditse muri RDB, ikigo cy'igihugu cy'iterambere cyo mu Rwanda, sibyo? mfite abana bavukiye mu Rwanda biga mu bigo byo mu Rwanda. hanyuma ubivuga ntabwo avuga ngo ko hari ikibi nakoze, sibyo? ntabwo gukorera leta ari ikibazo ubundi, ariko ntabwo Ukwezi TV ni kampani yigenga registered. ariko mwe ngo nkora n'inzego za leta, aho nyica ku umuntu ukora itangazamakuru akora n'inzego za leta ni umunyamakuru. hanyuma se kanisha bareka nkubaza inkuru y'ibyabaye biri penal cyangwa se birimo crimes, birimo ibyaha bishobora kugenzwa, ubwo ribu tutakoranye ndi umunyamakuru wambwira ko gukora na ribu uri umunyamakuru barumva ari ikibazo? polisi ni law enforcers, bashyira mu bikorwa amategeko n'amabwiriza yatowe n'izindi nzego. so ibintu bya polisi, ibyemezo, ibikorwa bya polisi nzabibaza nde? iyo umbwiye ngo umuntu gakorera n'inzego za leta, gihe birantangaza. ubugira ngo nkorane n'izihe nzego? nari mvuze wegamiye. kwegamira ibi byo ntabwo ari byo, kubera ko twe dukora inkuru zinenga ubuyobozi, mu nzego zitandukanye. iyo washaka yose umuntu wese yajya muri commentaire akambwira ngo zana link y'inkuru inenga abayobozi mu nzego local government, igisirikare, polisi, izo nkuru zose turazikora. cyakoze ntabwo dukora inkuru zangisha abaturage leta, ashaka kuba aricyo bitiranye. ntabwo kunenga Karinijabo yuko uyu munsi wenda yambaye nabi cyangwa se yambaye umwenda udateye ipasi, ntabwo ari kimwe no kubwira abantu ko bakwiye kwanga Karinijabo. so abantu bumva yuko dushobora kuzakora inkuru zangisha abaturage leta babyibagirwe. erega ubundi niyo ugiye kunenga umuntu uba ufite ikintu ugamije, ubugira ngo yikosore. wanenga umuntu usumutuka? inkuru zituka leta ntabwo tuzikora, uretse n'izituka leta n'izituka abaturage cyangwa se umuntu ku giti cye tuzikora. sizi impamvu umuntu yumva ko nakora inkuru zituka leta cyangwa se inzego za leta cyangwa se inkuru zirwanya inzego za leta. hari inzego zihari zikora, zirorganize, zikorera abaturage. muri izo nzego harimo abantu bakora nabi. ngira ngo polisi igira inzego zihana abapolisi ubwabo bakora nabi, baranabirukana. ribu ntago ari rimwe mwumva ngo umukozi wa ribu yafashwe ari mu cyaha runaka, bivuga ngo na ribu nayo ntabwo ibitoreretinga. ariko kumbwira ngo gukorana n'izo nzego ni ikibazo, guhengamira kuri izo nzego nazihengamiraho gute? kandi nza nkabaza polisi, nkabaza ribu ngo biravugwa ko byagenze gutya, umupolisi yakoze ibi n'ibi, ubwo se wegamiye kuri izo nzego gute? ahubwo wazambariza abantu babivuga icyo babishingiraho. twebwe dukora inkuru zinenga leta, ariko ushaka yuko dukora izituka leta cyangwa inzego za leta ntabwo azazibona. ujya ubona rero bamwe mu bantu baba mu mahanga cyangwa se bavuga ko batavuga rumwe na leta y'u Rwanda bakurikira ibyo dukora kuri social media n'ibyo Ukwezi TV mukora, ubona intention yabo mu kuba babwira umuntu nka bimwe tubwiye uti saba ikiganiro ku Kwezi? ni icengeza amatwara, ni uko ibitekerezo byabo cyangwa se ibyo bashaka ko bitangazwa nyine biba ari byo bimenyekana. erega ntabwo tuyobewe yuko hari abantu nyine bafite inyungu yuko igihugu cyavugwa nabi. u Rwanda ni igihugu kibamo ibyaha,
bikorwa n'abaturage, kibamo inzego zifite abantu bakora nabi nkuko ari ahandi hose ku isi. Ntabwo rero ntekereza yuko kuvuga yuko hari ibintu bitagenze mu Rwanda ubundi bikwiye kumva ko ari ikibazo, n'ahandi hose biraba. Ahubwo ikibazo birashyigikiwe, inzego zirabishyigikiye ko bihora bitagenda neza. Hari umuntu wigeze kumpa urugero mu kiganiro twakoranye, nza kuvuga uyu muntu ndebe ko urugero yampaye ari rwo, nanjye nsanga ko ibintu byabayeho. I Muhanga umunyegari yakoze impanuka, so amaze gukora impanuka araza atabarwa n'abakozi ba daso. Impanuka yari yakoze yari yakomeretse, amaraso ajya no ku myenda y'abadaso. So amafoto yafashwe icyo gihe hari abayakoresheje bari hanze ngo mwazibonye ngo n'umuntu zishe, sibyo? So utekereza ko umuntu uvuga ibyo bintu ubu ngo arimo aranenga se? Abadaso barimo baratabara, hahandi atabara umwenda we impuzankano y'akazi ntajye no kwibuka yuko ishobora kwanduzwa n'amaraso y'umuntu wakomeretse. Amaraso yamujyaho ukayamusiba ukayamwitirira ngo umuntu yakomerekeje. So umuntu ushaka ko dukora itangazamakuru nk'iryo, cyane ko gena nemera ko iryo ngiryo ari itangazamakuru, warabaje rero intention nuko ibyo bifuza ko bitangazwa, ibyo bifuza ko bivugwa kubera wenda umugambi bafite ari byo byatangazwa. Ariko nge nta nubwo none nkunda abantu basheneraliza. Ntabwo abantu bose baba mu Rwanda baba hanze y'u Rwanda barwanya u Rwanda, nta nubwo abantu baba hanze y'u Rwanda bose barwanya ubutegetsi. Nkunda n'abantu bajya basuzugura. Hari abantu njya bavuga ngo bakora ibi, ngo bakora imirimo ibi, ngo ibirayi bakora ibi, ngo bakora imirimo iciriritse n'iki, barumva harimo agasuzuguro, barumva ari ukubasuzugura. Abantu bari Burayi baba muri Amerika bakora akazi kabatunze, akazi k'umuntu kamutunze biba byiza bikamwubahiye. Ntekereza ko nkangiye abantu mfite bankorera akazi gatandukanye ndabubaha kubera ko ntakikorera. Ntabwo nshaka kumva ko gasuzuguritse kandi ako kazi nk'abahembera nkishimira ko bagakoze, nshaka kubura umukozi ngahangayika. So abo bantu rero dukunda gukarasanga abantu b'i Burayi ba muri Belgique ba muri Amerika ba mu Faransa ngo biruga bakora ibintu bitsindi ubisubiremo, ngo hanyuma ngo biruga bakora ibintu ngo baterura amakarito n'ibindi bintu biri dati bavuga. Niba nabyo bakora akabikora akabihemberwa, we kwikora ntacyo bimutwaye, numva utakwikurira urwitwazo. So sinkunda rero abantu basheneraliza kuvanga abantu baba hanze barwanya ubutegetsi, he nawe urwanya bari mu Rwanda. Yes, ibintu by'icengeza amatwara wavuze biragoye mu gihugu kirimo abaturage batazi kurobanura gushungura ngo bamenye ngo uyagamije iki cyangwa uyagamije iki. Wabwira abantu badukurikiye ko kugira ngo umuntu amenye ko ira YouTube channel runaka ifite umurongo ugamije gucengeza amatwara y'abayivugiraho, cyangwa se ifite umurongo wo gutangaza amakuru, kumenyesha abaturage ibyabaye no kunenga mu gihe biri ngombwa, babitandukanya bate? Ikintu cya mbere, umuntu ugenda uruhande rumwe uramubona. Niba umuntu ahora agaragaza buri gihe ibintu bitagenda mu Rwanda, sibyo? Hanyuma ikindi ntiyegere inzego zirebwa cyangwa se zivugwa mu itangazamakuru, kuko amahame y'itangazamakuru ateganya ko niba uvuze ikintu umuntu cyangwa urwego runaka unarubaza rukagusobanurira ibyo ruvugwaho. Niba umuntu abikora buri gihe atabaza n'inzego bireba, buri gihe ukabona kuri ibintu tuvuge binenga leta gusa, icyo gihe ugomba kubyitondera. Ese nta kintu leta ikora kizima? Ese nta muntu ujya ukora ikintu, nta kiganiro? Rega nibyo nakubwiye buryo ureba n'abatumirwa. Reka nguhe nk'urugero kandi ntekereza ko n'undi wese yabyiyumvisha. Nigeze kubikubwira tugitangira, ntabwo ushobora gukora inkuru ivuga polisi nabi kuri koza umuvugizi wa polisi ngaje utumira umuvugizi wa polisi mu kindi kiganiro. Ntabwo bishoboka. Urumva se ugiye kumubaza iki? Ntabwo ushobora kuvuga inkuru ivuga yuko ribu ibatuka ibandagaza mu bundi buryo, uzahamagare umuvugizi wari bumubwire ngo nshaka ko mumubwira iby'inkuru bivuga ko yabereye i Nyamirambo. Ntabwo sinzi ko muzajyana communication, mwakabanje mugasotinga ibya mbere bamubeshyeye. Rero umuntu utari professional cyangwa se ubugama uzanze ubone yuko ubwo ni ku ruhande rumwe rw'abarwanya leta, kuko kunenga leta byo nta muntu kuri tanzania utanenga leta, atanenga inzego za leta. Kuko none sibwo twaba dukora iki? Ni urebye inkuru dukora, abantu dukorera ubuvugizi, abanenganyijwe n'inkiko n'ibiki, abo bose bakarenganurwa. Ubu uri mugenda unenga inzego cyangwa se abantu bari mu nzego, ariko inzego kuko zidashaka kugira iyo renome mbi zikabikosora. Aho ni ku ruhande rumwe.
so iyo ushaka kubikora rero mu buryo buri professional ze ukazivugisha sava ariko uzaba n'ubundi ruhande utagira ikintu runenga leta nabyo rega propaganda ikorwa ku ruhande zombi hari n'abantu buri gihe ubona bavuga hari n'abantu bibasira uvuze nabi leta wese ushaka kunyibasira kubera ko navuze yuko minisitiri kanaka yakoze amakosa icyo gihe nawe uhora muri ibyo ngibyo byo kunenga uvuga leta nabi barahari kandi ntekereza ko na leta ibizi yuko abantu batayikorera neza umuntu unenga buri gihe ikintu kigenda ameni ikintu uvuze kitagenda wese muri leta cyangwa ku muyobozi akamwataka ubona uramubona kubona ko afite uwo murongo ariko umunyamakuru uri professional nge nyabikunda ko uyu munsi nshobora gukora inkuru kavuga yego ngo nahengamiye kuri leta ejo ukambwira ngo kandi sha witonde leta uzahura n'ibibazo izi nkuru zinenga leta iyo bimbwira gutyo bingaragaza yuko ndi hagati kandi niyo neutrality itangazamakuru risaba mu mahame. Hanyuma Theo, hari ibindi bintu abayitubers banengwa byo kuvuga ngo ntabwo bagirana imikoranire hagati yabo kavuga bati ushobora gusanga YouTube runaka ivuze ibi indi kavuga ibitandukanye n'ibyo yavuze ikindi ukabona n'abantu badashyize hamwe. Ni ibintu bidafite umurongo rega ikintu cya mbere kinatandukanye n'uburyo tubikoramo buratandukanye. Twebwe twatangiye mu muyoboro wa YouTube Ukwezi TV bishingiye ku kinyamakuru Ukwezi cyatangiye gukora mu kwezi kwa gatanu 2016. YouTube cyane itangira nyuma itangira nkuko dushobora kugira Facebook page, Twitter account. So icyo gihe dutandukanye n'umuntu wabyutse mu gitondo akabona kubw'imibereho ngiye gushinga YouTube channel. Twebwe twashinze YouTube channel y'ikinyamakuru kirahari kirakora ukwezi.com cyangwa ukwezi.rw. So bitandukanye rero n'umuntu udafite notion yo itangazamakuru uvuga gusa ngo mbasha kubona kamera nkajya gutangaza ibintu runaka bikarebwa nkakora iyo business gutyo. Iyo rero abantu bari muri business batandukanye bakora mu buryo butandukanye baho dahuje intumbero no kuza kwabo buryo biba bigoranye. Ubwo bivuze ko abafite YouTube dafite ibinyamakuru byandika nta kintu sicyo nshaka kuvuga ariko abakora YouTube nk'abanyamakuru n'abazikora sinzi ukuntu nabivuga ariko ukora professional journalism ari umunyamakuru asobanukiwe nayo mahame y'itangazamakuru uwo nguwo namubwira utariko iriya nkuru kukitayi balance inzi azakubwira yuko wenda yibeshye cyangwa se nzabikosora ariko nubibwira umuntu waje gusa kumva ko abasha kubona internet akabajya kuri akabasha kubona kamera akakora video akayishyiraho gukosorana n'umuntu mudahuje intumbero biragoranye ariko hakabona ikindi byo ngira ngo sindi bivugaho cyane sinzo ntawe mbona mu myidagaduro cyane niho mbibona kera nakoze mu itangazamakuru nibana mu myidagaduro ariko ndebye umunsi mbona harimo ibintu byo guhangana tuntu tw'udushyari tuntu two guhigana ngira ngo niho mbona biri cyane kurenza abakora inkuru rusange. Hanyuma kugeza ubu irebye uburyo inzego za leta cyangwa n'abayobozi mu nzego za leta bumva YouTube n'urwego YouTube iriho mu influence abaturage ubona bihuye buri YouTube mu murongo wayo kuko ntekereza ko niba inzego kuko impamvu nyiko baje gutyo hari abavuga ko leta itarumva neza ko iyi YouTube ifite uruhare mu influence imyumvire y'abaturage. Rega leta ntabwo ari ikintu giteretse hariya leta ni igizwe ni ensemble igizwe n'inzego niba inzego za leta zidutumira zifuza ko twatangaza ibintu ibikorwa zikora ushobora gutumira umuyobozi mu nzego zitandukanye za leta uwo muntu muri leta arasobanukiwe arabyumva. So ntekereza kandi ko nta rimwe inzego za leta abagize inzego za leta bose bashaka kumva ibintu kimwe ntihaburamo amaherema. Hari n'umuntu umwe ukora mu rwego rwa leta ni muri minisiteri imwe yize kumbwira ibintu bya YouTube kweri nta kigenda arabinenga cyane nyuma ashize nk'umwaka araza nambwira yize n'itangazamakuru by the way ni umuntu ukora mu bijyanye na communication nshaka ko wamfasha kubona YouTube channel ukansobanurira uko bikora ndavuga ndamufasha ariko nyuma yo kumufasha ndamubwira ari kuribuka ko ibintu twize kubiganiraho kuko nze kubwira ko uri kubibekera bidakora ufite ukora nawe ari ku giti cye ariko YouTube bwawe nta kibazo ifite
umaze kubona ko bifite agaciro arambwira ngo yego. Mbona rero ko ibaze ni umuntu wakurengaga agaruka nyuma y'umwaka ati mfasha nawe nshaka kugira YouTube channel itangaza ibintu n'ibi. Numva ari ikintu umuntu yareberamo yuko n'impinduka zigenda ziza kandi zakomeza kugenda ziza, cyane ko barega buriya ntabwo izi mpinduka kuri YouTube ariho honyine zaba zigoranye. Ndibuka muri 2011 cyangwa na kabiri hari umuntu umwe nagiye kureba nandikiraga website, ndamubwira wa musaza nshaka kwamamariza, nkakoresha social media, Facebook niyo yari igezweho, nkakoresha Facebook, nkakoresha website. Ati ukanyamamariza no mu kinyamakuru cyandika kuri website iyo nakoreraga. Arambwira none se uzabinzanira ndebe? Urumva yaramenyereye print, yamenyereye gukorana n'ibinyamakuru ibingibi by'impapuro. Namubwira oya, ibindi twebwe ni kuri internet, ushaka kubibona kuri computer no kuri telefone. Ngoya ibyo ni bimwe by'abana ngo birwa ngo yanga ibyo se ngo urumva bifite agaciro. Uwo muntu ari mu bantu budukorana ibyo bintu, social media arazumva, yumva agaciro kazo. Babandi ba print yamaze kumva yuko ari byo biri demode. Nibindi rero nkuko website zaje niyo yite bazumva, YouTube kazano kabanza kutayumva. Reba ngubu intambara kubera muri Ukraine. Hari live streaming nabonye ya Deutsche Welle kuri YouTube. Ntago nzi ukuntu ireshya kuko bakoze live streaming itarangira kuva mu kwezi kwa 12 hatangiye gututuma ibintu bya Ukraine n'Uburusiya. Iyo live streaming iri kuri YouTube iriho kugeza n'uyu munsi. Nta televiziyo isanzwe ishobora gukora ibyo bintu ihagarika ibindi bintu byose. Kuri YouTube birakunda. So nakiza ni platform nziza. Ibihugu by'Iburayi byinshi byo abantu babasha kuhagera, cyangwa se no muri za Aziya hano bateye imbere, bafite internet, bafite ama smart TVs. Ntabwo bakira televiziyo izi ngizi zikoresha amadekoderi. Arareba akajya kuri YouTube akareba amakuru, akareba ibiganiro, akoresha internet kuko izi televiziyo zibasha gufata ama wifi, kandi ibyo bikorwa remezo ho byateye imbere kurenza hano mu Rwanda. Ntabwo ntekereza ko YouTube ari ikintu cyoroshye. Ariko ni inzego za leta, ariko se ubundi utabitinzeho urabona umuhango perezida agiyemo ntuce kuri YouTube channel ya perezida. Ubwo si byo bintu ntago numva agaciro kabyo. Yego. Turimo turagana wenda ku musozo. Ubunyamwuga bw'abakorera YouTube nabwo buranengwa rimwe na rimwe, bakavuga bati YouTube ari nayo mpamvu bamwe bashobora guheraho banabipinga bavuga bati umuntu ashobora gushyiraho titre wafungura wareba inkuru ugasanga biratandukanye n'ibirimo bashaka views. Uzamenya ute gutandukanya umuntu wagiye kuri YouTube kubera amaramuko na views unamutandukanye n'umuntu wagiye kuri YouTube kuko ari ibintu agiye gukora nk'umwuga? Ibyo bintu uvuze ntekereza ko umuntu ntabwo abeshywa kenshi. Uramutse umbwiye uti reba ibi muri video yanjye nafungura simbibone, nshobora kwihangana nkabara gakeya. Ejo ngiye ukabinkora bikagenda kwa kundi, ejo bundi ntabona agaruka. Ntagarutse se wagira ngo ntabwo wakomeza gutyo. Rero ikintu kiza kinema buriya nuko abantu bakora mu bwo buryo. Akenshi nabo ntabwo bafite bagira influence cyane. Ntabwo bagira, ariko hari n'akantu kamwe njya nkunda. Ko umuntu aranyandikiye ko kuri WhatsApp akoze screenshot y'ibintu abonye ahantu ataranabifunga cyangwa byumve ngibi bintu ngo by'abantu ngo nabyizere ngo mbyizere ngo nibyo. Hari credibility kubonamo, hari icyizere, cyangwa se hari uburyo azi ko ibintu ukora ubikora mu buryo buri serious. Ubu ngubu bituma uhita ubona ko nishaka niyo gukora byinshi ariko bike nkora bifite icyizere. Ubu ngubu ntekereza ko nawe ntabwo yabasha kubona uruvugiro cyane, kuko iyo turi kuvugana nk'uko nguko ushobora kunkontaktinga. Hari umuntu umwe twakoranye ikiganiro kigamije kwamamaza, arambwira ati impamvu nagize icyizere cy'ibintu byawe nuko nari nzi platform binyujijeho yuko nshobora kuverifya nkavugana na ba nyiri platform ku buryo uramutse unkoreye escroquerie naza nkamenya ahantu gushakira. So ibyo bintu rero ubikora gutyo, ubikora ubona ko ari kubikora nk'umwuga ataravuga ngo gushaka amaramuko akora ibitemewe, nyine bikora kinyamwuga. Hanyuma Theo, ubu rero YouTube channel zigiye kujya zisoreshwa mu Rwanda, barimo barategura umushinga w'itegeko uzatuma nababyaza. Ibyo nge ntago ariko mbyemera
kuko ntaramenya neza ibikubiye muri iryo tegeko kuko YouTube channels zirasora urabizi nawe hari amasezerano ibihugu bigirana yego sinzi uko u Rwanda na Amerika byifashe kuko YouTube ni yagugoye muri Amerika avuga yuko ubundi ikintu runaka cyasoze mu gihugu kimwe kidashobora gusora bwa kabiri ririya tegeko rivuga ibyo gusora umusaruro uturutse ku mbuga nkoranyambaga yego cyangwa se kubyaza umusaruro ababyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga bakazajya basoreshwa yego imbuga nkoranyambaga rero zirimo ibintu byinshi sinzi abantu bahita bimva muri YouTube aho rero ntabwo bazi ko ushobora kwadvertisinga kuri Facebook zose ntabwo bazi yuko amafaranga ushobora gukora kuri Twitter ntabwo bazi ko ushobora gukorera amafaranga uposting abantu benshi twita social media influencers nanjye njya mbikora habona ikiraka niyo mbonye ikiraka rero umuntu akambwira ngo mfite event ugiye gufasha kuyipromotinga kuri social media zawe turavuga nyine nzaguha wenda mu gihe runaka nzaguha miliyoni imwe icyo gihe bashyizeho yuko iyo miliyoni imwe ngomba kwitangira fagitire ngasora ni ibintu byumvikana ariko kuri YouTube ntekereza ko bitandukanye kuko ntekereza ko ho ni platform iba muri Amerika isora n'ayo makuru yuko isora wenda ubwo abategura itegeko bazabisuzuma barebe niba isanzwe isora mu buryo bufatika buri kwezi wishyurwa habanje kuva nk'umusoro ntekereza rero yuko bavuze muri rusange imbuga nkoranyambaga biranumvikana ariko kandi bifite n'ishingiro kuko imbuga nkoranyambaga zikoreshwamo ibintu byinshi kandi ubundi umusoro navuga ngo ni nka return leta ibibonye nayo ku bikorwa remezo cyangwa se izakoresha ibindi bikorwa remezo mu bikorwa remezo leta ifite bikomeye mu Rwanda dukesha aya mafoji n'iki n'ibya internet bikeneye maintenance bikeneye gusanwa ntabwo navuga ngo bazasoresha YouTube kuko ntabwo ndabona itegeko ridetaye kandi umushinga w'itegeko burya uvamo ibintu navuga bitatu ushobora kuvamo itegeko ritorwa uko umushinga watangiye ushobora kuvamo itegeko rihindurwa navuga umushinga uko utangiye bagahinduramo ibintu byinshi kugira kugera ryemejwe ushobora kudropinga itegeko kuko itegeko akenshi ribanza no kuri buko societe ryakira nko mu Rwanda ntuzi ko inteko yagiye itora kenshi byuko itegeko ryo gutwika ibirambo ariko umuco w'abanyarwanda n'imyumvire byatumye na n'ubu kugira ngo itegeko risohoke ritangire gukurikizwa byarananiranye so umushinga w'itegeko bwabo nta nubwo umushingira mu mvuga ngo itegeko rigenda gusohoka rishobora kudasohoka kuko ntabwo buri gihe umushinga w'itegeko uje ahubwo ngira ntabwo ari umushinga w'itegeko ni imbanziriza umushinga w'itegeko ahubwo ahari bifite ukuntu bikurikirana imbanziriza umushinga w'itegeko bikazajya bikaba itegeko abantu batabisobanukiwe rero hari igihe uvuga ngo abadepite bari kwiga cyangwa se bari narimo ndareba inkuru yanditswe na igihe.com ivuga ko ari amarenga yaciwe n'imwe mu ngingo zagaragaye mu mushinga w'itegeko yego umushinga w'itegeko ku musaruro yego umushinga w'itegeko rero itegeko ritaratorwa abantu benshi bajya banabyumva ari igihe uvuga ngo hagiye gutorwa umushinga w'itegeko wenda ubuze ibi n'ibi bakata bagira ngo tuvuge nk'ubu bakavuga ngo nigeze kumva umuntu bafatanye urumogi muri Huye hari n'atari Nyanza aravuga ngo ruremewe kuruhinga mu Rwanda kubera ko bibishe gusa ko mu minsi iri imbere bagiye kubemerera abantu kuruhinga abantu bagiye birinda kwita jumping basimbuka amayetape niba tuvuze ko ari umushinga w'itegeko impamvu bukira umushinga ni ukuri kunozwa ibikubiyemo rero ngira ngo hari umuntu twazabiganira nk'itegeko ryasohotse tureba koko n'ibikubiye muri zanjye kuko itegeko turibona rishi mu igazeti ya leta umushinga ntabwo agenda ubwire ngo abadepite ngo mpuwe umushinga ndebe bano gwaye ntacyo wakoresha kubera ko ntabwo uzi neza ko uzasohoka kumeze gutyo ntuzi ko niba uzanasohoka ari bikinonoso yego hanyuma Theo reka dusoreze kuri iki nkubaza nti kugeza ubu urabona credibility y'ibitangazwa n'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ihagaze ite ku baturage vis-a-vis no kuri leta cyane cyane YouTube so YouTube ifite ikize kumva ngo mu YouTube hari abantu bavuga ngato ibyo bya YouTube nibyo nakubwiye ngenge ndeba abantu urana nk'ubundi kuri kamera ni gake ushobora kumbonaho ariko ndimo abantu benshi duhura akambwira ngo courage kuko yumvishe wenda muvuga kumva ijwi akumva ranzi akambwira ukorera Ukwezi TV agusobanurira burya gukurikira ibiganiro byawe ntekereza ko ndashaka gukurikira ibiganiro byawe kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 atabifitiye icyizere kireka zikari comedy
nizo ushobora gukurikira uzi ko ari ugusetsa uzi ko bitari serious ariko neza ko ari ibiganiro ugirana n'abantu utangaza amakuru icyo cyizere kandi rega ntabwo nshobora gukora inkuru tuvuge byavuga wenda itabwa muri yombi rya Ndimbati niba urivuze nkashyiramo ijwi rya Dr. Managiratsiri ari umuvugizi wa RIB abantu baraturage bamaze kumenya ijwi rye uretse no kurimenya nkeka ko nta n'uwapfa kumwiyitirira ngo uvuge ngo uyu niba atari we ukoresha ijwi ry'umuntu kuko nabyo birihanwa n'amategeko uburyo ugenda ukora abanyarwanda bamaze kujijuka ari benshi ntekereza ko n'abantu bareba YouTube benshi barajijutse umuntu ujya kubasha kugura internet akagura megabyte cyangwa se akagura amabandos ya internet kugira ngo akurikire YouTube channels abanajijutse ku rugero runaka abo rero no kubasha kubona iby'ukuri n'ibiciye mu mucyo n'ibintu bitamugora akoze cyane nawe urakoze